Bite inshuti zanjye, nizere ko meze neza nk'uko mpora mbibifuriza. Nitwa Christine Nyiramana. Uyu munsi tugiye kuganira iyo ukora hano muri Canada uko bigenda. Nk'iyo urwaye atari ibintu byinshi, ahanini nkanjye iyo ndwaye gripe ni nk'umunsi cyangwa ibiri nkahita nsubira ku kazi, ariko iyo birenze iminsi ibiri bagutuma urupapuro rwo kwa muganga. Hano rero nta bintu bya ruswa bihaba nshuti zanyu. Umuntu uzibeshya akavuga ngo nzatanga amafaranga dogiteri ampa urupapuro ntarwaye, yesu we inshuti yanjye, iyo ni criminel imwe yo muri top yo hejuru kabisa. Bazahita bagusubiza iyo wavuye cyangwa bagufunge ubuzima bwawe bwose. Nkanjye iyo ndwaye ndagenda ngakoresha ibizami cyangwa ndagenda ngahura n'umuganga nkamubwira ikibazo mfite, byaba ari ibizami ngomba gukoresha akampa urupapuro nkajyayo. Ubwo nawe ngiye kujya gusubira ku kazi ndagenda nkabwira muganga nti nkeneye urupapuro barwita sick doctor's note, ni urupapuro rwa muganga rwerekana ko ni ryari wagiye kumureba, ni ikihe kibazo wagize, ni ibintu nk'ibyo. Ariko byose abikura muri dosiye afite muri computer. Muri make byose abikora akurikije uko yagusuzumye, kuko hano baramutse habaye ikibazo niwe bajya kureba bakavuga ati uyu muntu ni umurwayi wawe, twabonye ko afite ikibazo iki n'iki, mbese ni ukuri. Kubera haba hariho nimero za telefone z'uwo muganga, baramuhamagara bakamubaza ati uyu ni umukozi wacu, yatuzaniye urupapuro rwanditseho iri zina na nimero za telefone, byose barabikurikirana. Akamubaza yatweretse ko yaje kuri hopitali iyi n'iyi, cyangwa se yaje kureba uyu munsi uyu n'uyu cyangwa se bakamubaza ati okay, uyu yatubwiye ko ari umurwayi wawe, ni ryari aheruka kuza kukureba. Byaba bidahuje n'urupapuro watanze, police is gonna be your best friend. Polisi niza ihita kukwisurira kabisa. Ni criminel imwe yo mu rwego rwo hejuru. Niba rero inshuti zanjye hari uzaza yaba ari hano muri Canada haba muri USA, ukibeshya ukavuga uti rwose nge nzatanga kashi, muganga oya, ibyo ntibigikora inshuti zanjye, ntibinakora hano muri iki gihugu. Atanga urupapuro rwujuje adresse ziwe, nimero za telefone ziwe, ku buryo iyo company imuhamagaye cyangwa se hakagira ikintu bakavuga ati tugiye gukora investigation, bagenda bakareba urupapuro watanze n'ibiri kuri ordinateur ko bihuye. Ndabinginze rero inshuti zanjye, niba aho mwajyaga musiba mukavuga uti nzagenda nshaka umuganga mukubiti amafaranga ya naya azampa urupapuro, oya hano ntabwo bikora. Ndabinginze twikuremo ibintu byo kuvuga ngo nzasiba nindangiza njye gushaka fake, oya, ibintu bya fake hano ntibikora. Hari byinshi birimo abantu bakoresheje amafake. Ntacyo mvuze ntiteranya, ndabinginze rero ndabinginze, ikintu cyiswe ruswa mukihanagure mu mutwe, haba hari hano muri Etazini cyangwa se muri Canada. Nshuti zanjye ndabinginze, sinshaka umuntu uzagwa mu cyobo akita uruziba kabisa, kandi kumva ko biriya ni ibisanzwe bana. Oya, hano nta bisanzwe bihaba. Ibya hano byose ni icyemezo ku cyemezo, kandi icyemezo utanze bahamagarayo bakabaza niba urupapuro watanze ari ukuri. Nk'ubu nkanjye iyo nshatse gushaka akazi ahandi, ntanga reference y'aho nakoze, barabahamagara ati umuntu twakanaka yaduhaye reference zanyu, mbega yakoraga gute, byagenda. Nuko nyine hano twikorera ibintu byose ni reference, ni ahantu nyine uvuga uti narakoze ngaha. Niyo mpamvu mbinginga rero, niba ugeze haba hari hano haba muri USA, tangirira hasi, haba ari ugukoropa. Hano ntawe uvuga ngo urakoropa baraguseka, oya, twese niho dutangirira.
ntabwo ari ibyo byo muri Afurika ngo niba ukoropa umuntu ntashobora kugusuhuza. Oya, hano buri wese aba ari muri bizinesi ziwe, kandi icyo upfa ni uko uri heza abandi, ukabaho neza, ukambara, ukariha telefone. Who cares aho amafaranga aturuka? Keretse nyine bimwe byo kurogesha byo oya, byo ntitubishyigikira. Ariko gukoropa se ntirutarabikoze. Gukoropa ni ikintu gisanzwe hano kabisa. Niho twese twakuye experience. Kuko natangiye nkoropa mu mashuri, mu ma ofisi, mpavuye ngiye gukora ahandi, natanze reference zabo kandi bampaye reference nziza. N'ahandi nakoze nanone mpavuye kubera nashakaga amafaranga ari hejuru, naho natanze adresse zabo na nimero za telefone na email, hose bampaye reference nziza. Naho ubundi rero shaho twumvikane kuvuga ngo niba ugeze hano muri Canada ugashaka gutangirira hari hejuru, bazakubaza reference zawe aho wabanje gukora. Biragoye kubona. Ni byiza ugeze hano ugatangirira hasi, ntawe uzaguseka hano, ntawe usekunda, kuko twese niho dutangirira. So ngiyo video nari mbafitiye umunsi, ndabakunda kandi merci ku bantu bose bakoze subscribe, abantu bakoze share, abantu ntaribagirwa. Ntago barafungura imiryango yo kongera kuzana abantu hano muri Canada. Ndibaza barimo gupanga kongera kwifungura mu mwaka utaha mu kwa gatandatu cyangwa mu kwa karindwi. So aho niho nzongera gusohora ama video yuko waza hano muri Canada ari umunyeshuri cyangwa se uri umukozi. So munyihanganire, nzajya mbaha ijambo ry'Imana, encouragement, ibintu by'amashuri nyine. Ubwo naho umwaka utaha, kandi ibyiza byose muri December, ibyiza byose mu mwaka w'ibihumbi 2025, imigisha yose Imana, nicyo cyifuzo nabaha muri make. Sawa, naho muri video itaha. Bye.